Mayira Mayira ndakumva ngira ofisi ibibazo by'akazi ujye ubimbwirira kuri ofisi ujye usanga ku kazi ariho bimbwirira ntukazi iwanjye kumbwira ibibazo by'akazi nkeneye kuruhuka mu mutwe nanjye ariko gaju nako mabuja buriya rwose urabizi ko hari ikibazo kiba gikomeye kandi no kuba twabiganiriraho aha ngaha kinumva nta kintu byaba bitwaye kuki utantegereza kuri ofisi cyangwa umunsi w'akazi rega ni nabyo byari byanzanye nyine cya gihe ni uko nasanze mwari muhuze nyine ukuntu cyakora mabuja ntanagiye na kure usigaye rwose wambara neza kuko nka mabuja pe reka da kuko buriya nanjye nkunda kwambara neza rwose rega kuba dufite akazi tuba turi gukora hari n'ibyo dukorera nawe dukoreramo amafaranga tuba tugomba kubigaragaza aho ubundi rero rwose kandi miliyoni buriya ntabwo ari amafaranga menshi umuntu ashobora gutanga cyane ko iyo urangaye gato ntutange bitugukwaha ushiduka isoko barihaye kugira ngo amafaranga ushaka n'ay'iki sinabikubwiye n'ay'isoko kugira ngo baduhe sinabigusobanuriye koko maye nta mafaranga uzi ko abandi mafaranga batanga za miliyoni 20 uretse yuko nureba ko amafaranga make ahaha nako sinzi kandi na make ku muntu sinzi ngo ni nangahe nubwo yaba ari igiceri cy'ijana kino iki ngiki cy'ijana kibara ntacyo naguha utaranyereka ibyo twakoze amafaranga bushize naguhawe yagiye nta yandi naguha pe niko kuri rero ntugire ikibazo biriya by'intuza by'amazi iriya raporo rwose byose biri kuri gahunda ahubwo nuko nabonaga byihutirwa amayera twaba dutanze gezaho reka nkubwire gezaho nakubwiye ngo urumiya rwa rundi bavuga rwabagaho ba mama narwo duhombye ntacyo twabonye amasoko menshi tuzajyana menshi ariko noneho genda ubanza unzanire sibyo ikimenyetso cyanditse nushaka ukiyandikire sibyo ukinzanire gisinyeho gifiteho kashe genda ukinzanire abantu bagombaga guhabwa buriya kugira ngo buri gihe ibyo bintu none se birakugoye kugenda ukanzanira icyemezo cy'amafaranga nabwo wabushize icyo wayakoresheje ibyo ni ibintu bikugoye miliyoni nibura izindi 5 tukazazitanga nyuma mayira se wanyumvise ariko ndabyumva ibyo bintu urabishaka pe ntabwo ari byo bishaka erega ndabyumva kampani yanjye irabishaka ariko noneho genda unzanire urwandiko cyangwa se fagitire cyangwa se ibiki none se urakoze kuko byose unyereke wasoze iki imisoro ihagaze ite ibi niba amafaranga umuntu wajya kukubeshya kandi nanjye ntavuga ko wambeshye sinabigutuma igihe na nyine ubiza sinyira iyo miliyoni ndagenda ndanamikoherereza no kuri email mayire ntabwo wanyumvise haguruka witahire ntayo nguhaye sibyo nayo nguhaye mayire abaduhombye ariko nta kibazo n'igihe uhombye nzaguhemba ukwezi nikurangira nzaguhemba mayire ntukatume vuga nabi kandi ntuzongere na rimwe kuza kumbwira ibibazo by'akazi mu rugo iwanjye wa mugabo araharize kari umukunzi wawe mbese n'uwawe twese birakureba byo wamugabo mabuja ntacyo ubitekerezeho buriya urebe uko byagenda oya ntabwo byagenda nabyo nkora sawa ntaribi turavuga vugana ko mayira warambonye ko wajya ngo uri icyuma kikiri kuri amafaranga buri munsi amafaranga
Yesa. Nkureho umuriro mu mujyi cyangwa mu gihugu hose. Mu mujyi hose cyangwa mu gihugu hose cyangwa mu mujyi. Yesa. Confirmed. Yeah. Yes, sir. Amaze gukorwaho hose. Linye zose. Umuriro na internet. Yes. Nanjye meze neza, yari iminsi myinshi ntabwo wakumukura ntegereje ko weekend igera. Ya, akazi ko kwa so ntabwo kajya katurekura mu minsi mibyizi. Ya. Ntabwo biba byoroshye uramuzi nawe, nako ni papa wawe. Yego. Ndi makuru. Ça va? Urasa neza. Najyaga mvuga ngo umwamikazi w'ijwi. Narabona. Anyways. Boss. Muraho. Ubu ibyo nkubajije nibyo usubije. Ndakubaza nk'ubu muri aya masaha y'ijoro. Boss. Ntabwo nje kureba ariko nubwo nabyo byari bube gusa nje kureba umukobwa wawe nyuma nyine. Nicyo nkubaza. Boss ariko turakundana. Wowe nande? Hanjye n'umukobwa wawe. Wowe n'umukobwa wanjye. Mura turakundana. Ndakubaza wowe. Ndabona nta n'ikibazo ufite. Ibintu avuze nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Se boss hari ikibazo kirimo? Kubizi. Kuri wowe urumva nta kibazo? Bonge ndumva nta kibazo. Ukitora ugaturuka iyo telefone yanjye niba ari jyewe washakaga wagomba kumpamagara. Ariko unambwiye ko atari jyewe. Bona nje kureba umukobwa wawe ariko ubundi nawe arashomoka araje guhaye karibu urinjiye uraje uricaye mugiye mutugambo reka mwegeranye hagati yawe n'undi nta metero irimo. Bose ariko nta kibazo. Gusa n'ubundi rero reka mubwire shawe. Nawe basore dukorana abandi. Nakorana nawe nagirane. Sinkunda umuntu umenyera. Iby'akazi ese boss naza. Ubizana no mu muryango wanjye. Gusa sinanjye nyine n'aba basore bari inyuma n'ubundi twa dufite gahunda kuza kukureba bari inyuma rwose kandi ntabwo umbwiye ko atari giye waje kureba. Bo nari ariko bari bonsanga n'ubundi. Ufite ubwenge? Ndakubaza ufite ubwenge? Reba iyo ujya gufata gahunda ngo yo gukundana n'umuntu wambara ingofero ubu se wamenya ajyahe? Ubu wamenya ngo arimo araza cyangwa arimo aragenda? Yafashe ingofero yashyize inyuma yirebesheje. Ubu se agenda kigongo noneho. Boss ariko wakoroshya ibintu. Ntabwo ari big deal gukundana n'umwana wawe cyane ko mukunda kankunda. Stop ikindi wiza kumpa amasomo. Okay, ubu mukandi kanya nagusanga mu gikari, mukandi kanya nkagusanga mu byumba kwa Mayira. Kwa Mayira ntabwo ari ahantu ihene, ingurube, inkoko n'ibindi byose biteranira. Ibikuzanye niba waruzanywe n'umukobwa wanjye. Genda
niba ufite gahunda yo kuzana n'abo ngabo genda muzane vuba. Boss ariko nabo bari inyuma bavugishe ndakwisabye nawe haguruka aho ngaho. Ambonerara muhita amanyanga twirirwana tuba turi kumwe mu kazi twiba amasima twibiki noneho najya no kumushyingira bura nibyo byaguraga kugira ngo aze kumbwira ntabwo byavamo. Kare n'ubu uragarutse koko twari tuje kwishyuza. munyishyuza se mwankoreye iki? Boss akazi k'ubufizi twavuganye twaguze amasima ariko amasima ashyika mu 180 twanyirije twakoze ibintu neza no kwa Kalisa shanse yaho urabizi ko dufite hanga magana 300 byose bizagura kandi twarabisezeranye rero atubwira kandi iminsi amatariki yabiza aba yagiye n'agashahara ntabwo biba byoroshye so atubwira kandi nabizi twakoze akazi neza twaragakoze. Rero mwa basore mwe murabizi yuko ntari igisambo cyangwa babantumye sha babatumye kugira ngo muze kumfata amajwi nk'intuza ngo amasima ngo ibiki n'ibiki ni gahunda babahaye amafaranga angahe kugira ngo muze kunkuramo amajwi. Bose urabizi bya ntitwabigukorera akazi twaragakoze neza rwose dukeneye amafaranga tumeze nabi kandi twasezeranye kandi twabinogeje neza nawe no utahiwe urabizi twe turi imfura mu kazi rwose we tuzadushinja ibindi ku ruhande ariko mu kazi byo ntabwo munyemera nk'abantu nk'umuntu ubamenya ubazirikana nkabaha akazi nkakora ibishoboka ibyo ari byose kugira ngo mubeho n'imiryango yanyu. Ibyo turabyemera bose turabyemera cyane kandi twari twabisezeranye tuzaza kukureba. None se kiriya ni ikibazo kuba ibyo bintu bijyanye n'amafaranga ntarakemura ikibazo cyanyu ngo mbahe amafaranga yanyu. Ubundi hari umubare w'amafaranga twavuganye si ukugira icyo nkora nanjye nkagira uburyo mbagenera. Ariko boss iyo umuntu yakoze rero ujya ceceka boss amafaranga bakimwe 800 byawe se ariko boss twarakoze namwe impamvu burya mbaha akazi nuko tuba dufitanye ibanga. Rero reka mbabwire ndanyine ariko niba mutangiye gutya mumbwire nanjye mpangane namwe ariko ntabwo bivuze yuko nshobora kubiba amafaranga yanyu ahubwo niba nari mfite ikiraka nagombaga gufata igihe nababwiraga ngo ndi bukemure ikibazo cyanyu nimugoroba ikiraka ntigikunde bakaba bambwiye uyu munsi none isi y'umutegereza nkabahamagara bose rega subizi nawe kandi wowe reka nkubwire wa muhungu niba yakubwiye uburyo yaje kunteza akavuyo hano mu nzu ariko boss ibintu by'akavuyo ku mukobwa wanjye ujye reka mbabwire ku kazi nimukaze kubisanga hano mu rugo n'akazi ibindi tubishyire ku ruhande buretse nzi niko none muracyari aho ngaho bakanyura mu imbesire mujye mugenda baduha amafaranga ariko nuko nta kintu nzanye hano. Ntego mayira we yendaga hashobora komeye cyakoze ufite n'imbaraga ariko mwana we ubu byose ni imbaraga zanyu ariko mayira we dore amasima barira babuze aya ni amasima yanjye birirwa biba ari mu kazi yabuze ku kazi iwanjye arimo arategura ibye ariko mayira mana yanjye ubaka akanya nje
mu mezi make muhaye akazi yaguze kadasitere arubatse nanjye ngo amafaranga arajyahe reka mfotore nzarebe icyo ambwira ibi ni ibimenyetso nishakira ni ukuri kose pe ibi si ibintu ariko mana iriya ya ruguru kweri niyo numvise ngo arimo arubaka inzu nshyashya mayira uranyiba ariko kakarahagije ikibanza amazu mu mujyi mu mezi angahe nta bimenyetso nshaka biruta ibi pe ukodesha udafite n'inzu ubamo none rebera ahantu duherereye kabisa nta bimenyetso biruta ibi kambyishakira yewe nyamara wa muhungu wanjye arabimbwira ngo nayo abakozi barambonye koko shiva yarabimbwiye koko nta makuru mfite mabuja karame mwaje ryari ko mwadusuye se nega na Yesu ngo azaza nk'umujura azaza atunguranye amakuru ni meza ariko ndabona ufite ibikorwa ibikorwa ndabifite reka buriya tugerageza gukora tukaniteza imbere ariko umeze nk'uwakoze na kera tuba dufite imishinga myinshi reka buriya mfite n'amasambu mu cyaro nagiye ngura kera ngenda ngurisha rero uko mbonye udufaranga wagurisha ayo masambu kubaka mu mujyi rwose erega buriya mu cyaro kuhubaka nta gaciro biba bifite uburyo ugurisha amasambu yo mu cyaro mayira ukubaka mu mujyi amazu ameze ati none se si kwa kundi nyine umuntu ateganya ubu ushobora gusanga ndamutse ngeze ku rwego rw'aba bandi b'abakire umuntu uwo ari wese avuga ngo njye kuzimu cyangwa ngo narayibye ugasanga ni ikibazo ariko tuba twagerageje none se ni karibu yego urakoze cyane nta nubwo rega nicara ntaho da nari nzi kuje ntabwo kunsura nicara nahageze nyine ndakubura wahombye umushyi umaze akanya se oya nibwo nkiza telefone yanjye se ko yari iriho cyagenze bitera ubwo ni amanetiwaka naguhamagaye ndakubura ariko ndabona umeze nk'umuntu unaniwe maze mayira ntabwo umuntu yabura kunanirwa uzi ko niyo utananirwa umunsi umwe ushobora kunanirwa kubera gutekereza oya mabuja ko nanjye se kuzi yuko ndi manager kuki utareka ngo mba rigiye uhangayika rwose ngomba gutekereza naho utari nkaba mpari rwose uzi bino bintu urebye kwigira ikibebe nk'aba guhetse bakagutekerereza hari igihe birangira ubuze amasima bikarangira urimo uhomba abantu bukoresha bubaka niyo mpamvu biba ngombwa guhera hasi ugakora kugira ngo ejo utazasanga uwo wakoresheje arimo akuyobora cyangwa gukoresha gutekereza kugira ngo njye menye uburyo kuko nk'ubu ibi bubona sigamo abakozi nkagenda kubera ko mba ndi muri iriya gahunda nyine sigamo abakozi hari igihe rero wa mugani ushobora gushiduka ibintu nk'ubu sinzi ngo bakoresheje amasima angana iki ariko menya unahemba menshi kubera nyeretse ubwo nimba utazi amasima bakoresheje kandi ari wowe uyagura buriya waba uzi uko ayo masima agura amayira ubundi se ko baba babimbwiye bakambwira bati uramutse uzi uko agura waba utazi ayo bakoresheje alo